mubwire uyu mugabo yamutetse na kenshi ntakintu aguhisha nawe bana arabereye kandi buze kumvikana ntabwo turi buze kumvikana yuko uzi umugabo ntabwo umugabo nta muntu umumenye none se ariko banza umenye kubwira ikintu ndi kugusobanura nshaka kubwira uri kubyumva njyewe mu gihe turi kumwe shemu ntabwo twabyumvikana ntabwo ndumva uwo muntu avuye muri urwo rugo ukarwinjiramo umwanya yaryamagamo wawuryama mukumva urahuzuye abana babyaranye wabyara abandi udushyari twarabishe mwabukobwa mwe rero mukajya muvuga ngo ngewe umugabo wanjye ngo yibeshye urumva ko ari mu kiraro icyo kiraro se shaho uko wanamusanga no mu buriri bwawe kandi ko nta kintu wamutwara Micky wigize isasu wumva nta muntu wavuga hello guys nizere ko meze neza ndi kumwe n'abakinnyi babiri ba filime hari Goreti hari na Micky nabazanye hano sasa ngo batuganirize shemu bita shemu kufite iso mani iboro birakomera ntabwo bikomera umva twaje kuri channel ya Shemsa reka tushimute yego agacano kacu turabasabye mukande subscribe mutarayikora uyu munsi rero twaje kuganira impamvu abagore tugira amashyari n'amatiku uko twicaye hano turi abagore tugira amatiku twese turubatse uyarubatse uyu niwe warugiyemo mbere uyarugiramo bwa kabiri ingiye bwa gatatu bucura yego akora mu bucura tabadyunye so ngiye kubabaza rero Fidia uri mu ntoki mu buzima busanzwe Fidia ni umugore w'umwana umwe n'umutwara umwe nkaba ndi umukinnyikazi wa filime zisanzwe na komedi amarore menshi y'ubukozi uko nayakozera ko nayo mukozi cyane ariko nasanzwe so rero nkaba nyine ubwo mfite urugo ndi umumama w'umubyeyi ntitugabure mu nzira ngo umuntu bite ndi umumama Micky uri mu ntoki mu buzima busanzwe nanjye nitwa Micky mama amora we wigira gabero gutya none nuzana gabero y'abandi barayimaze akunda kwisiga nanjye ndi umugore w'umwana umwe n'umugabo umwe so nyine Shemsa ufite abana bangahe nanjye ndi mama ufite abana babiri n'umugabo ya uri mama nde nande Micky na Puchwe okay ndenga mama Abayomi umwana yitwa Abayomi Oroyeye ayo mazina na Abayomi Oroyeye ira Oroyeye umwana ushobora kubivuga bamubyandika muri comment Abayomi mama Abayomi Oroyeye Abayomi okay twagiye noneho so tugiye kuganira ku matiku y'abagore ese kuki turi mwe gutyo niko turashaka guca agasuzuguro k'amatiku y'abagore natwe twivuge ese kubera iki nawe muri komenti batubwiye bari kutureba wowe uri kureba hano aho kuri umugore uri igitsina gore uri n'umukobwa kuki wumva ko umuntu akubwiye ikintu ugenda kukivuga yakubajije wowe sibyo n'ibyo kubera iki akenshi tujya mu ngo z'abandi tumeze nk'abantu ikindi kuki mutuma umuntu nimba yagutumiye nk'umugore mugenzi we cyangwa umukobwa mugenzi we utuma ukora akantu kose agakrininga ahantu kuko aba yagutinye buriya myiza mu gusura ugakora uko ushoboza ukagera nuko ubuzi neza yuko niza uwo muntu ni umunyamatiku abamani muri ibi dore uzi ko abagore Micky Shema uzi ko umugore ushaka kumutumira iwawe wowe mwiyumvisemo ubyiyumvamo nta kibazo ufite wo ikintu kimuzana ntabwo ari burebe ngo ufite ngo amarido ufite udutebe uya arabarebuzwa none iyo atashye amagana inshuti ye wari uzi kwa kanaka ni ukubabona bagenda yewe ni ukubabona bagenda umva mubwire we n'umugabo we barara muri piku barwana tino ruzi uzi intebe yicaramo zarabuze ese undi yamubaza kwese abakobwa ari ukuntu natwe twigira injiji uri kumva uje kuvuga kanaka ngo urugo rwe rumeze
bro we n'umugabo we batangiranye guhera zero byogezeho wowe uzanye agashakoshi mu rugo rw'umusore ariko imuragenda urugotwa wenda fide n'umugabo we igikoresho cyose kiri mu nzu barakiguranye Shemsa n'umugabo barakiguranye Micky ntabwo barabiguranye n'urugero ariko we mugore nyine ko abagore bateye uri kuri gusebya umuntu kandi nawe uzi ko igihe kizagira bikubeho ibyo ukora none nabizabikubaho sawa ibyo ngibyo amatiku tuyavuyeho Uri Shemsa amatiku tuyavuyeho sibyo ntabwo tuyava nyine abiyumvishije biyumvishije oya nta bantu twabwiye ntabwo twese twayavaho tumiye sindi wabatumiye tuvuge no ku kintu cyerekeje n'ishyari oya ishyari ryo mbabarira ibyo tuyiho n'ubundi reka ishyari n'igihe ivamo amatiku Shemsa mbese njye nimba nji wawe uri kumva mani nkabona nji wawe unyakiriye neza ibintu byawe byose bimeze neza wari utekereze ngiye ko ndi bugenda ngufitiye ishyari cyo kuvuga wa ni iki nakora ngo Shemsa rwa rugo ruvemo ndugemo ese undi wumva uwo muntu avuye muri urwo rugo ukarwinjiramo umwanya yaryamagamo wawuryama mukumva urahuzuye abana babyaranye wabyara abandi udushyari twarabishe mwabukobwa mwe Micky kwaraka oya man ugasanga umuntu ayerekwamiza kugeza ku wa mbere yifuza guhungukira kuki mukunda gusenya ibintu mukora mushaka gusenya bagenzi banyu aka kava kajya hano Micky umutwanyi undikire urebe Nyabugogo banza wumve umutwanyi undikire urebe Nyabugogo rimwe ndikubeshya nushaka urugo hari ubundi bwana uri kuvuka siyashika ikanombe nandi bufite nyashi no mugabo we nazavuga ati umva wapi ntabwo ugende zagaga oya reka mbabwire hano ukuntu uri umuntu wubatse sibyo ukaba ufite nk'inshuti yawe wenda muzanye kuva kera akaba yagira ikibazo bikamugomba kumuzana mu rugo rwawe kandi pe mukabana kandi wumva ko nyine umuzanye ko yeregareka mubwire uretse gato nubwo abagore bavuga ngo twese turi bamwe ntabwo turi bamwe ariko ngiye kukubwira ikintu Shemo muri ubu buzima byakama nshaka kubwira utarajya kure muri ubu buzima uzizere muri umuna wawe kuko we niyo yaguhemukira amaraso arakurikirana yazicuza ariko ngereka nkubwire uyu Micky niyo waba uri inshuti yanjye ukaza wikurura uri kumva ukambwira ngo Micky gumaye 10 ntabwo yatumva nkubwire sheri akiri 10 ngenda ikero juraremo undariri wanjye ejo utangiye kubwira umugabo wanjye buriya Micky kera tukiri inshuti yakundaga udusore man nyine yakuguye akubabaye Ojyanga ibyo muzu bimbwira umugabo nzaguye 10 cyangwa tumagenda ukodesha lodge ejo uzabyuka wabonye icyerekezo ikosa rya mbere ku bagore kwinjiza abandi bagore mu buzima bwanyu mukabiza mwimbere none ngiye wereka nkubwira ikintu kitaba Shemo umugabo wanjye nagashobora kugira inshuti magara igitsina gore twarwana hasi hejuru piku ngo best friend yiki best friend siribaho ariko ntabwo wereka nkubwire nese reka nkubwire ntabwo umugabo azabaho afite inshuti z'abagabo gusa aje nshaka gusobanurira inshuti mana wumve hano turi kote ntabwo turi bwumvikane nanjye ni inshuti z'abakobwa ariko byumva yego nugiriza abahungu wese nta inshuti z'abakobwa n'iz'abahungu nyine nshaka kubwira ariko njye ntabwo nagirana ikibazo n'umugabo wanjye cyangwa umugabo wanjye tugirana ikibazo ngahita hamagara nk'umushuti w'umukobwa ngo tube dusohotse ibyo byo rero namurya mbushe njyewe reka mubwire Micky sibyo abagabo baba bafite inshuti z'abakobwa ariko wenda nk'iyazi ko afite umugore ugira amahane ntabwo ashaka kugupresenta iyo nshuti yewe umva nkubwire uyu mugabo yamuteretse na kenshi nta kintu aguhisha nawe bana arabereka turi buze kumvikana ntabwo turi buze kumvikana yuko uzi umugabo ntabwo umugabo nta muntu umumenye none se ariko banza nkubwire nkubwire ikintu ndi kugusobanura nshaka kubwira uri kubyumva njyewe mu gihe turi kumwe Shemo ntabwo twabyumvikana ntabwo umugabo wanjye yambwira ngo ngira ajya yigira mu ibanga nyine nanjye nibyo ndi kukubwira nyine nkubwira ngo ntabwo najya kureka mwibanga usibye ko nawe amufite ntabwo aje ngo Shemo ariko ndamutse menye ko amufite sheri wawe wakora iki Micky wakora iki none njye mfite kugira kuri kamera ntacyo wakora urumva nyine naho amazi nyanyaremo oya icyo ndi gusobanurira ntacyo yakora buriya umugabo wese amenya umugore we
hari ukuntu ngewe nkanjye umugabo tubana ntabwo ari kumva ko njye kumubwira ibyo bintu. Rega Shemsa ukuntu we wakwitonda niba bavuga ngo ntabwo ziba ku nanjye ndi kukubwira nakubwiye none video akavuga uzi umunwa agira wowe namugira nawe ngira umunwa ariko ndemeranye na Shemsa ibintu kuvuga umva Micky baba bafite inshuti abagabo bazi ariko tutabizi ariko kuko baba bazi abagore babana nabo ntabwo ashobora kuvuga ati invest wa nshuti we twizemo yuko wa mukobwa uri kundeba nimba uri inshuti y'umugabo wanjye mujye muhurira munsi y'ikiraro cya Nyabugogo abantu batazababona njyewe ngaho ni full stop nanjye ni full stop ntacyo mvuga ngenda wagakoshwa mana we ndasaze nimba uri inshuti y'umugabo wanjye uzi ngo mugira mumwiha niba barajyunanye wakora iki ikintu cyerekeranyije n'umugabo ntabwo ushobora gusobanura cy'umugabo nta gisobanuro dufite cy'umugabo kubera ko Micky kwa ikintu nemera yuko muri ubu buzima umugabo yaba ari umunyamahanga yaba ari umunyarwanda ku isi yose yababyaye n'imwe reka musobanura uretse gato Micky gusobanura umugabo udashobora guguca inyuma njyewe ibintu mama wanjye yanyibwiriye umugabo udashobora guguca inyuma kuri ku isi yose ni abagabo babiri mbagusobanure neza mbere na mbere umugabo ukennye yaguca inyuma icya kabiri wa mugabo wihaye idini kuri ya revo yumva aho guca umugore w'inyuma ari icyaha Imana itamubabarira reka nkubwire nuko twabyishyizemo ngo umugabo ukennye ntabwo yaguca inyuma uretse hano hanze iyo agiye gushaka kuguca inyuma ahura n'ufite impamvu umugabo ataguca inyuma akennye umugabo utaguca inyuma akennye ni wa mugabo twumvikane wa mugabo wahuye na slay queen you get ukeneye amafaranga sibyo uretse ko Micky jure ko umuntu abanza nabo umugabo ukennye nuko nk'urugero tuvuge ko twese turi abakobwa umugabo ntabwo yakuza hakennye ngo umwemere kandi uzi neza ko ukeneye amafaranga ariko najya ku muntu uciriritse aramwemera kuko bahuje iki bahuje ibibazo uwo muri make kuri isi nta mugabo udaca inyuma oya barahari nta numukajye mufatira ngo mubyitiranye umugabo udaca inyuma arahari cyane umugabo hariho ko ngo umugabo mwashakana buri kimwe cyose murara hasi mukabigeraho mukagenda mukira mukaba baherwe ba Bill Gates ngo ntiyaguca inyuma uriya yaguca inyuma na wa wundi mwabishakanye byinshi cyangwa wundi wasanze afite abifite nawe aguca inyuma yabishatse rero mukajya muvuga ngo ngewe umugabo wanjye ngo yibeshye urumva ko mu kiraro icyo kiraro se shaho ko wanamusanga no mu buriri bwawe kandi ko nta kintu wamutwara Micky wigize isasu wumva nta muntu wavuga ahubwo ntabwo nigize isasu nese ngere nkubwira ikintu ntabwo nshobora wabishima umuntu ufashe agabo ntabwo nshobora kwahukana ngewe niko ngiye ngusobanurira ngewe ntabwo nshobora kwahukana ngo nuko umugabo wanjye yaciye inyuma icyo nkubwije mukuru niyo nagenda nkagaruka kuko nzi indi babyara n'imwe undi nashaka nawe yabikora so ikintu nakora ni ukugira umutima ukomeye wowe umutima ukomeye ngewe ku ruhande rwanjye mfasha wowe ni iki cyatuma wahukana oya Micky nawe yavuze ko atakahukana wowe natubwiye ikintu cyatuma yahukana iki cyatuma wahukana nabaze tuvuge ko turakivuga ikintu cyatuma nahukana nkagenda burundu ukamusiba mu mutwe no mu mutima hano bisaba gutekereza kabiri oya kirahari kirahari tekereza ndamutse menye ko reba gutyo twese tuvunika ngo dutere imbere yego tugatera imbere twamara gutera imbere agafata ya mafaranga twateranye imbere akajya azengurutsa mu nkumi yarangiza akagira nk'ikirwara yandura akakizanira bivuze ngo guteye sida cyangwa indwara yose y'imibonano mpuzabitsina yavanye ahandi
bine burundu Shemsa nawe ariko hari indwara zikira umugabo ashaka gukuza sida twavuze sida inzindi zo idakira ni sida niyo yantera imitezi namuta ajya kuntera ibyo birwara kunca inyuma ntariba ariko namenya uburyo nca inyuma yigira Shemu nawe aramutse abyaye hanze cyane simbi nkabimenya byagora Shemu wowe rero ntabwo ndi buvuge byinshi iyo umugabo ankubise ahita ncaho nanjye nkubise yewe umugabo ankubise rimwe kabiri inshuro ya gatatu nahita mbona ko ari ukunyica nanjye nkubise nagenda njye nicyo cyatuma nduvamo njyewe Fidia cyane ko n'umugabo wankubita ko nuko nyaca nyiri umukobwa nta muhungu wankubitaga unkubise nyine nakwishyura nagutera ipasi nicyo cyatuma so ikintu cyatuma ni ukubura amafaranga nk'ibisanzwe cyangwa kanagushaka kadare kandi yabukwirije kuba mwashwana ni ibisanzwe kuguca inyuma ni ibisanzwe urumva naho ubundi ibyo kunkubita byo nibyo ntabasha kwihanganira kuko buri umugabo agukubise ntabwo aba akigukunda pe nta nubwo aba anakikubaha byibuze ariko iyo hajemo kuzamura akaboko akagukubita biba byabaye ibindi bintu okay njyewe mwana we Micky numva ni iki ega we nshaka kuvuga ntabwo umugabo wabyumva ngiye ko umugabo yanjye niyo abanabyumva arabizi perumi wanjye ari umunyamahanga ariko ikintu cyatuma ntamubabarira nyine burundu ngiye mu byose kumugabo mu ndamuzi okay guys ikintu cyatuma njyewe ntandukana na mama divorce ni igihe mugabo wanjye dutandukana anciye inyuma ntabyihanganira ariko anciye inyuma akabinyereka ngiye n'ikintu cyawe cyo cyatuma akabinyereka akabisuzugura nkajya mufata kwa kundi ubona umugabo yashamye n'undi mugore mu buriri bakavuga akajya mufata cyane ngo yimbuye niwe wanjye nyine nkabona nyine nta gakintinye cyangwa nta ganyubashye nkabona umugabo yarasuzuguye mu bantu nakuraho umva ko abagore batandukanye nako abagabo batandukanye njyewe rwose nciye inyuma nkabimenya ubwo kuri topic yo gucana inyuma reka tuyiveho ukunda iki mu rukundo we njyewe mana mureke mbabwire nkunda actually nkunda umuntu unyitaho ukwitaho mvuga ni gutya nuvuga ibishego oya ntabwo bishoboye nyine mbivuga njyewe nkunda umugabo wanjye nkunda impano nkunda keya zo kuma umuntu yampamagara ambaza ngo ute wagiye hehe urumva ikintu ngakunda umugabo njye nkunda utugiti arimo nkunda umuntu aza nyine amakuru yanjye nkunda umuntu nambara akambaza akamwa ngo wambaye umpa compliment ngo rukundo numva watiye compliment sinshaka ibintu byinshi n'ubanza ari ntabwo njyewe nayishimiye naba nambaye neza cyangwa mvuye muri salo umbwire basi konsa neza iyo utabimbwiye rero ubwo byaba byapfuye barekera wowe ukunda iki mu rukundo reka mubwire abagore bose reka dukunda umuntu twitaho wowe uvuga wowe byawe cyane nkunda umuntu makeya Imana umva noneho keya zimeze gute kwitaho keya zatandukanye hari keya kugusoma hari keya kugukubita hasi hari keya yo kugukubita hasi ubwo ese bakeka kwivutira nyine niko ubwo ngiye umva nyine umuntu nyine uza nyine gutya mu rugo akaba reba nka gutya atashye akazamuhobera wiri bute naba navuye gusuka wasutse neza nimba nyine nko kugura ikintu tujyana mitiremo uri kumva utuntu nk'utwo nyine nuza utugifuti twosha twaramuhisha ariko nyine nakunda bose ni kwamera wowe genda nimba harimo umuneke genda uzanire umuneke nimba uzi kuri mama njyewe rero akira hatanu ubwo rero ikintu nkunda mu rukundo nawe urimo umuneke imineke yashize umuntu ushize umbwira buri kanya umuntu ukubwira buri kanya iki nyine umbwira buri ama kanya telefone Micky urukundo
nkunda umuntu nyine umbwira buri kanya buri kantu kose nkoze ndabikunda akaguteraho comment nyine hagati ya comment nakumva ariko nanone nyine naba ndi kumwe n'umukunzi wanjye nkaba nakigwisha hasi telefone akahita yima mbega mbabwire ako kari agaciyemo ngiye nkunda keya yagenda kunca inyuma yagenda agakora iki noneho izo nkoni nazo bari nazo azimuta akakama keya nari ntacyo byabintwaye ngaho tubwengeza nimba twabisobanuye keya ya mbere ukunda keya ya mbere nkunda keya twinshi vugamo nawe bikaba byatubiza nyine gutetesha iyo umuntu pepe cyane ndabikunda nkunda guteteshwa muri make nyine kandi umuntu guteteshwa nyine uguha atansiyo nimba urwaye nyine aza kubiboshe bimeze neza nimba ugize se urakire cyangwa se nawe nisize nk'akakarabira akahita aza akamanagura cyangwa se akahita ati wow neza shawuri myiza cyangwa se yandi akagira ati wow ufite amaso meza iyo cyangwa se wara nisize akawanja akatiro akahita ngo akawanja karakubereye mugatiro karakubereye kumva yego njyewe mu bintu nanga ntabwo ibyo ndabigeraho ntabwo barambwira ngo ati bo ntunyicire ngo twambaye ntabwo rukundo kugira ibintu bibiri wanga mu rukundo yesu we bibiri byonyine ntabwo umuntu tutaganira umuntu utaba umwanya kuko urukundo ni kominikasiyo ikindi cya kabiri nanga birarewe nanga kuba ndimo kwambara nambaye cyangwa nko muri salo kandi bagahora bikunda ibyo bintu ubuse kuki ngo batagusutse ngo bya bintu ngo bimeze gutya ari byo basutse ngo washakaga ubuse ngo iyo ushyiraho bya bindi bimeze gutya cyangwa barakubwiye ngo izo wumva wambaye usa neza umuntu akatuvuga ngo ngo ntabwo bijyanye ngo niyo myenda cyangwa ngo izo nzara ni ndende cyane cyangwa ngo ibyo bintu bisize ku murongo ntabwo ngo ni byinshi nawe uceceka nawe ucecekeshe ndabizi turaziranye Micky wanga iki mu rukundo bibiri byonyine nanga umuntu wikomeza nyine ukabona ibintu byose nyine umuntu ushaka kwigira gentleman abatuje kandi wa muntu uri wacecetse matibo nyine aragenda ari kubyumva umuntu wikomeza asaba neza ndetse nta kintu kubisobanura wikomeza nyine mu rukundo ukumva ari wa muntu utakinaho nyine uba wikomeje ni cyane cya kabiri nanga umugabo wumva amabwire y'abantu n'ahazaza okay nanga umugabo njya kwegera cyangwa se niba wenda turi mu rukundo nkaba nakwegera nshaka nko kukubwira ukanyirengagiza kominikasiyo nyine ukanyirengagiza kandi ndi kuvuga ibintu byumvikana atari n'ubwo nyine wenda ndi kukubwira ukumva ukaba wanyirengagiza icya kabiri nanga ntabwo ndi bujye kure nanjye nanga nyine umuntu ndabivuga gute twese ukuntu turi kukureba hari ukuntu uri kumva ukundana n'umuntu sibyo noneho hakaba haza nk'umuntu wenda uje nko kubasura cyangwa se wenda mwe muri nko kugenda na wenda nko mu nzira uri kumva mukaba mwahura nk'umuntu wenda ukuzi cyangwa se ngewe tuziranye akaba wenda yambwira ati ndagukunda ibintu wenda nk'ibyo ngibyo nkahita mwirengagiza reka mbivuga ukundi nanga gukundana n'umuntu ukunda kurenganya abantu wanga umuntu usuzugura abantu noneho rero ubwo twanagira dusoza dusoze
Shemsa no yaje gufunguka aravuga So, guys guys. uyu ni madamu Shemsa Nabivuga. uyu ni madamu gore guys urabira guys oyimenye Ngaho gira abantu inama nanjye mpite mbagira inama. yego inama yo kubiki inama y'icyo Ubwakira no kubana n'umuntu. wa mukobwa we Umuntu umuntu wese wese. mu bantu na rimwe azakubaha yumva ko ikintu cyose Ubivuga ngo wa mukobwa we. wa mugore we Oya. wa muntu we wese Tugiye ni muri n'abagabo rusange n'abagore yayo wa muntu wese ufite umuntu mu bantu mukundana ntabwo nzi uburyo nimba uri igitsina gore cyangwa uri igitsina gabo uri we wese nushaka kuba uri ikinyabibiri nta kibazo na rimwe muri ubu buzima yaba hano no mu myaka igihumbi iri imbere umuntu azakubaha azi ko ari ukumenya buri kimwe cyose iyo ni inama ya mbere inama ya kabiri mw'abakobwa mwe iyo ni iy'abakobwa mw'abakobwa mwe mumenye ubwenge kuko nitwe turuha nawe. yego okay ndababwira iki mwababyeyi yewe mw'abantu mwe mu rukundo nshaka kubwira ku bantu nyine bakundana wa mugore we wa mukobwa we wa muhungu ujye umenya yuko mu gihe utarashaka utarajya mu rugo rwawe nyine ngo wubake wicare n'umugabo we ngo umugabo n'uwanjye ujye umenya ko isaha n'isaha ntabwo umuntu uba burakamufatisha ntukagende wagezeyo banza umekingisha ko uwo muntu muri kumwe koko azagushaka akagushyira amago ubone kugenda wishyira hejuru ko nyine njya mbibona kenshi kandi birabaryana yagera ko wakunda umuntu ugasanga ntiyagukundaga kandi iyo umenya ko akenshi iyo ukunze umuntu akenshi nyine bagukunda ugukunda kuko ukunda abandi abagabo barababaza n'umugore n'abagore barababaza iyo ni iya mbere iya kabiri bakobwa basore mwirinde imibonano mpuzabitsina idakingiye niba inakingiye basi ushaka ukuntu udatwara inda mu mukobwa n'umuhungu nutera inda basi uzagira inshingano. So guys mwakoze kuza now ibintu twaganirije nizere ko byumvikanye nta mutima mubi hari n'abakuyemo ikintu kizima hari abumvishe hari abihitiraga ariko nyine n'abihitiraga mukande ndabakunda ni ukuri cyane mwakoze umunsi mwiza ngaho basezere I love you guys. Bye.